Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'Ingenzi TV. Muri ADEPR ingoma ya Pasiteri Zayindaze ikomeje kubyinisha muzunga itorero rya ADEPR, inzego za leta zabimitse zirebera zikicecekera. Umwuka mubi mu miyoborere y'itorero rya ADEPR ukomeje gututumba mu buryo bukomeye, aho nyuma y'uko ikinyamakuru cyacu kirwanya akarengane Ingenzi Newspaper na ingenzinyayo.com kibagejejeho inkuru zitandukanye zirebana n'itorero rya ADEPR, aho twabagaragarije uko ingoma ya Pasiteri Zayindaze yariye bucece umutungo wa ADEPR ntawe uyibaza, kugeza ubwo amafaranga arenga miliyari 3 abitswe mu mifuka yabo bayiyoboye ubu, ndetse bageze ku rwego baguze amazu hanze y'igihugu cy'u Rwanda babicishije kuri bene wabo babimburiwe n'uwitwa Budegere Herimani. Iyi ngoma kandi ikaba ikomeje kwaya umutungo ishinzwe gucunga mu manza z'akarengane yikururiye, kandi zose ikazisinzwamo, aho iri torero rimaze kwishyura arenga n'ubundi miliyari muri izo manza yagiye iribwamo n'abavugabutumwa n'abapasiteri batandukanye biganjemo abahoze mu gisirikare cya RDF, bagiye bakivamo bariyeguriye Imana bagakomeza kuyikorera muri ADEPR. Aba rero Pasiteri Zayindaze yaje aribo afitiye umujinya udasanzwe, bose abiruka mu buryo budakurikije amategeko, ndetse n'abandi benshi barimo abasaza bendaga kugera mu gihe cy'izabukuru kandi bafashije itorero kwiyubaka kugeza ku rwego ririho ubu, aho abaturarwanda barenga miliyoni 5 ubariyemo n'abana bato basengera muri iri dini. Iyi ni Ingenzi TV. Iyi ngoma kandi imaze guhombya amafaranga atagira ingano ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, aho ingoma ya Pasiteri Zayindaze imenyekanisha imishahara itariyo ku mishahara y'abakozi n'ibikorwa by'ubucuruzi byayo bibumbiye mu kigo bashinze cyitwa DICO, aho kubona inyemezabwishyu ya IBM ari nk'inzozi. Kubyinisha muzunga iri torero, uyu mupasiteri Zayindaze yabihereye ku mvugo ze zikomeretsa abo yahemukiye, avuga ko ngo aje guhindura ADEPR mu buryo bwuzuye, aha rubanda rwose rukibaza ngo ubwo bwuzuriye nde, kandi abanyetorero induru ari zose banenga imikorere y'aba bajura, aho ku itorero hasigara gusa amafaranga angana na 7% atabasha no kugura umuriro no gukora amasuku ku rusengero, hanyuma andi asigaye 93% akagezwa mu maboko ya biro nyobozi ya Zayindaze ubundi bakirira. Ndakwibutsa gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubagerezaho mujye mubonera ibyo tubagezaho ku gihe. Ideni rya BRD ryafashwe hubakwa Dove Hotel imyaka 5 amaze ku ntebe y'ubuyobozi, kuryishyura byaramunaniye kuko bagifitemo amafaranga agera kuri miliyoni 480 atarishyurwa. Nyamara uyu Ndayizeyizaye mu gihe yakoraga Tour du Rwanda azenguruka asengera abagore ku bapasiteri mu mbwirwaruhameze, aho yabanje gushyiraho iterabwoba rubanda rwose ababuza gufata amajwi n'amashusho na za telefone zabo ngo batabiherewe uruhushya na ADEPR, yagiye yivuga imyato ko ngo iryo deni rya BRD yarangije kuryishyura. Ibi bikaba byarababaje cyane umwe mu bakristu basengera muri iri dini kandi akora muri BRD, bigatuma aza kutureba akaduha amakuru mpamo yuko uyu mwenda uhagaze. Biratangaje kubona umupasitori munini ubyibushye nka Zayasi ahagarara kuri altari akabeshya Imana n'abantu. Ubu uyu munsi twandika iyi nkuru rero, iyi muzunga ikomeje mu bashumba b'indembo 9 za paruwasi 143 zigize itorero, nabo icyanga cy'impinduka mu buryo bwuzuye. Zayindaze n'ingoma ye zabagezeho ziri gukomanga ku miryango yabo, kuko bamaze guteguzwa ko guhera tariki 21 z'ukwa 2026 inshingano zabo zizaba zarangiye, ko bitegura kuva muri izo nshingano ngo Pasiteri Ndayizeyi azane abandi batoni bashya 30 gusa bagiye kuba bahagarariye za paruwasi nshya zingana n'umubare w'uturere bazatangira kumuramya bucya, kuko kugeza ubu yigamba ko abo azaba amaze kwimika ku nshingano zo kuyobora izo paruwasi ngo batabura kumutorera manda ya kabiri, ngo kuko nawe azaba amaze kubimika ari bwo buryo bagomba kubimwituramo. Iyi ni Ingenzi TV.
Iyi ngoma ya Pasiteri Ndayizeye Isaie kandi ikomeje iturufu y'ikene wabo n'itonesha mu kwimika no mu miyoborere ye, aho yasengeye ku bushumba bene wabo ba bugufi barimo witwa Mukeshimana Anne murumuna w'umugore we. Binavugwa ko uyu murumuna w'umugore we ashobora kumuha imwe muri izo paruwasi nshya 30 cyangwa irindi torero ngo ariyobore, n'abandi benshi yasengeye aho mu bakozi bakora akazi gasanzwe muri za biro za ADEPR hirya no hino mu gihugu, hafi ya bose yabasengeye kuba pasiteri kubera kumuramya no kumusingiza, nyamara asize ababwirizabutumwa bamaze igihe kinini bategereje izo nshingano kandi bujuje ibisabwa. Abo rero agenda yimika ngo akaba ari naho ashaka kwifashisha ngo bakomeze bamwimike nawe muri za manda zikurikiraho, dore ko nawe ari gusoza manda ya mbere yahawe na RGB nta munyetorero n'umwe ubigizemo uruhare. Nge ndacyari Studio Habimana, iyi ni Ingenzi TV. Ibi bikorwa bya Pasiteri Isaie Ndayizeye kandi abifashwamo nk'inkingi ya mwamba n'uwitwa Budigiri Herimani ushinzwe ibikorwa byose bya ADEPR. Bombi bakavuga ko nta wabakoraho ko ibyo bakora byose babisabwa kandi bakabitegekwa n'umuryango FPR Inkotanyi, ndetse aho batabura no kuvuga ko mu mafaranga bakira buri cyumweru ngo bagabanira ku meza na FPR, kuko ngo ariyo yabatumye kwegeranya umusaruro wose uva muri iri dini. Ababiribira kure nabo bagahera mu rujijo, kuko mu by'ukuri imiyoborere mibi n'ibikorwa bibangamiye abanyagihugu byakomeje gukorwa n'iyi ngoma ya Pasiteri Isaie Ndayizeye ntacyo bikorwaho kandi byaravuzwe bihagije. Ibinyamakuru bitandukanye birimo ibya leta nk'Imvaho Nshya n'ibindi byinshi byigenga birabyandika, abantu ku giti cyabo basaba kurenganurwa, barandika bategereza ko RGB ishinzwe amadini kandi ari nayo yimitse Isaie Ndayizeye igira icyo ikora, ikureho iyi ngoma isubiza abanyetorero uburenganzira bwo kwishyiriraho abayobozi. Baraheba akaje karemerwa koko. Urusaku n'induru z'iyi muzunga Pasiteri Isaie Ndayizeye akomeje kuzunguzamo iri torero ADEPR mu by'ukuri bimaze kurenga ibipimo. Birakwiye ko inzego bwite za leta zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame bagira icyo bakora mu maguru mashya mu kugarura ituze abenegihugu. Iyi ni Ingenzi TV.